niba atanyirukana uyu munsi ndabangira amahirwe, ariko ntabwo bamfite. Uri umushumba ugiye kwimikwa, maze Imana yambwiye ngo nzane ihembe ndatinya. Ngeze mu Rusesa Yosuwa arabihanura. Ntabwo ari Josuwe wanyu, n'uwo twari twajyanye. Uri umushumba ukomeye, urabyanga ariko urabishyira hese, nanjye ko ntabikundaga. Uri umushumba ugiye gusigara kuri uyu murimo wumva ngo urawukunda nta n'ukurusha, ngo sinshaka ko oya nta ntambara nshaka, nzajya nzigira ariko ntabigiyemo. Ugiye kubijyamo. Nkunda ukuntu musirimba, njye ntabwo nabibasha cyane, nanjye mfite ibintu mbasha. Nkunda ukuntu mubikora mwese mukabona muhuje ibintu nk'abari mu isoko. Ukuntu burya keretse uri inyuma n'ubu utazi biri kuba yumva urusaku, ariko urimo indani nangahe naya ngarurira nsubiza. Nkunda ukuntu muhaye mubigenza neza. Amen. Imana ibahe umugisha. Dufite umwanya mwiza uhagije, ariko kubera ko ngiye kubanza gukora ikintu kimwe, iyo iminota ntabwo nza kwishyiramo. Ndiyegereza abashumba baturutse muri Shiro Prayer Mountain Church, aho bari bahaguruke basuhuze iteraniro ry'Imana. Bahaguruke bose. Amen. Pastor Jack Umurerwa muramuzi, n'ukuri vuga butumwa. Madame Alenuma Numa n'umureverend. Uriya ni yamubonye Jean d'Amour, ari kumwe na Reverend Claudine. Mu mavuta nabimitsemo nayakuye aha hantu. Amen. Nabashumba nimitse kandi bankunda. Aha rero niho ku gicaniro, niho ku gikingi cyarya amavuta mwasizwe. Amen. Uriya mudamu yari ari muri Cogama muri ya nama y'abadamu, yaramukanyije n'igikomangoma yoza ambwira ngo arya amavuta. Ngira ngo nuriya arya amavuta atumye rero biba, ntugire ngo n'izindi n'ahandi hadore, ni hariya yaturutse. Ndiyegereza abakozi b'Imana batandukanye, abakristo bo muri Shiro Prayer Mountain Church, aho muri muhaguruke. Ndashaka ko mugira vuba vuba. Amen. Barana abadiakoni n'abamama beza banze kuryama kugira ngo bashobore kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Barana abaramyi ni umukuru wa worship team Samu ndetse na Jackie Flower kuri TV Shiro. Imana ibahe umugisha. Mwakwicara mwe n'abarunari baje mva n'abinginze n'abandi bose bari hano. Imana ibahe umugisha. Ndumva mfite umunezero ku buryo kuvuga nshobora kuvuga ibintu. Amen. N'abantu beza cyane. Imana ibahe umugisha. Twiyegereje kandi abari online mwese, ndabizi ko hari abicaye mudukurikira. Mwese Imana ibahe umugisha. Uwiteka abagiriye neza. Nitwa Bishop Oliver Esther Murekatete, ndi umugore w'umugabo umwe n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. N'ubuntu, ubuntu bwo nta kindi wakongeramo ngo urabona n'ubuntu. Nkunda cyane my bishop n'umufasha we, ibyo byose babigezemo uruhare. Yanyimitse mfite uruhinja rwa umwana wanjye wa mbere afite amezi 2 nanarwaye, ariko arabyubaha arabyemera. Iteka nzabikubahira ibihe byose, ndetse n'Imana ijya ibiguhera umugisha. Iyo ampamagaye niyo atambwira, iyo ambwiye ati ugomba kuba nta nubwo nongeramo nta nubwo nsubizamo, ubwo ngomba kuba ndahanga. Turagukunda cyane, uri umugabo w'amateka, uri umugabo w'Imana, uri umugabo usizwe ku rwego rutangaje. Naje kumenya yuko
nimugoro ejo Imana yaranganirije cyane, narasinze cyane iminsi 2 ishize kugira ngo nzabashe gukandagira hano hantu. Narasinze cyane kuva mu buto bwanjye, natojwe ko ntago wajyaga kuririmba utabanje kwiriza. Ntabwo twamenye kujya kuri podium udakoze seki, udakoze iminsi. Ntabwo byo ntabwo, ariko nuko nabitojwe. Ejo namenye ko umuhanuzi ukomeye cyane. Turagukunda n'umufasha wawe, Imana ibahe umugisha, muri abantu beza. Iteka mvuga ko mufite urusengero rwiza rw'igitangaza, niko kuri, ni rwiza muri byose, ibyuma byiza, sound imeze neza, ibintu byiza. Imana ihabwa icyubahiro, muri abantu b'intwari, muri abantu badasanzwe. Kwemerera Imana ikabakoresha ibingana gutya, kwemerera Imana mugakora umurimo mu kubaka urusengero, ni ibintu bitangaje. Imana ibahe umugisha. Abaririmbyi mwese uko bavuze amazina ntaza no kuyica, nabakunze cyane. Mwebwe mwanyanze, Imana ibahe umugisha. Hano hari umuntu w'inshuti yanjye ikomeye cyane, umugabo w'ibihamya, umugabo w'amateka. Natewe iteka no kubona turi kumwe hano. Igihe kimwe fiancé we yaramwanze, aza kubwiriza iwanjye yamwanze, kandi shabwiriza neza. Ndamuhanura, arambwira ati yanyanze, zana telefone hano. Ndamuhamagara, ushobora kwemera umukozi w'Imana cyangwa? Ngo yes, ndabyemeye. Ibintu nababwiye ko biba bikeneye itegeko ry'Uwiteka, bidakeneye ibintu bya rwaserera. Umuntu wo mu byuma uze kumijwi, ninangira kuvuga iminota iri ku murongo umijwi. Nuko nanjye raza kuzi wanjye mbona byancanze, najya hano nkabona biravamo, nahanura bikavamo, nabwiriza hano nkabona iwanjye intebe zirimo ziragenda, abona bagenda. Njya kumuhamagara nti ngwino. Yaraje akura amateka, rwaruzuye, bicara no hanze, hari imbere ya corona. Niwe mugabo umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, unkiza amapingo nabisubiramo, ukunda amatorero atagize. Ushaka amatorero yose ashobora kuba ameze neza, wenda mushaka kumwita ukundi kuntu, ariko niwe mugabo umwe nzi muri iki gihugu usapotinga amatorero menshi n'abashumba, kandi akabikorana umutima mwiza, nta kindi kintu kibirimo. Mana yanjye, niho namuvuga nkicara, muse mvuga ikindi. Aranezerwa, arakunditse, n'umwana w'Imana, ni inshuti yanjye. Rimwe naramubwiye, ari ahantu yasengeraga, ndamubwira nti urabizi, sohoka jya gukora ibyawe. Ati ntabwo ntubyanze, uzasohoka baguhaye letre. Ubwo azabibabwa cyangwa arabibabwiye. Urumva tugenda n'ibyo bintu tubanamo, turuzuzanya, n'ibyo bintu by'ibirere, n'ibyo ngibyo. So ndamukunda cyane. Yaraje ubwo aheruka iwacu, yo reka mbivuge we, nakansorejeho. Twari dufite iminsi 40 y'igiterane cy'amasengesho. Nibwo nabonye nari mfite ubuswa ntigeze ngira imyaka yose. Hariho budget, ariko tudafite amafaranga gukora icyo giterane. Ndavuga ndi umuswa ku rwego, yari ngenye nikoresha akanama, ndi umuswa ku rwego rukomeye, nshobora guhagurutsa ibintu biremereye nta mafaranga na make mfite. Ndi umugore w'umuswa, ariko ndavuga ni kwa ko nizera Imana, reka ngende mu kwizera. Mpagurutse igiterane gikomeye cyane, amafaranga adahari. Umuntu umwe niwe waduhaye 100,000, ntabwo ari amafaranga ahagije ko twari dukeneye. Ariko umwuka w'Imana mbamo niwe nari natumiye kubanza. Yahagaze ku gatuti, bijiruzura irarenga. Mwebwe ko mutama amashyi, utayamuhaye waba ufite abazimu bakaze. So ni umugabo w'Imana cyane.
ibindi nzabivuga ubutaha, ariko kandi bishop wa hano we byihorere. Nkufitiye ideni nshobora kuzaza wagarutse kuryishyura ari umunsi w'iryo deni. Aha, nkunda abantu ba hano babafasha, abana bantu bo muri media, Mana y'Isiraheli, muri beza, muri imfura. Uzi ko mwamfashe n'intoki zanjye nirebye shobora se nkunda njya kwireba, hajya mbana nsa nabi amfashe nabo ukuntu sinkunda no kubireba, ariko ndimo ndeba ibyo navuze ejo bundi, intoki muzira zikurura n'urukweto mukaruzana kweri. Ariko Mana y'Isiraheli, nagize amahirwe nibagiye ibintu byo kwambara hano, ntabwo nashaka gutinda, ariko n'ibyo ne nambaye byose barabikuruye. Narabemeye n'amano, kandi urabona ko ahantu badapfa kubona amano n'urukweto uko rumeze imbere, byatumye nambara urundi. Mana, bari abantu n'abantu beza, ye baba we, bari abantu n'abakozi Imana batangaje, niba abantu beza mbonye muri kino kinyejana, bakunda ibintu bakora bakabyitaho. Uzi ko bakuriye visage yanjye neza sha. Nkabona ndi mwiza kubera bo. Mfite umurongo ndengera, musomane gusomana kwera, muhobane guhoberana kwera, ibyo byanjye birera. Mana we, muri beza, muri imfura, muri ikisi. Mana izabahemba ibintu byose mukeneye. N'amano barayazanye n'intoki byose. Aha, subwo abantu batanzi nkomeza urugendo, ndumva nshaka kugenda. Nababwiye amazina yanjye, ndi umugore w'umugabo umwe, nabonye kubw'ubuntu bw'Imana, kandi reka kubw'ubuntu bw'Imana koko niwe wenyine, niwe nkomeza no gusaba Imana, kandi numva bihagije. Iyo agenda ntugira ngo ari kuza, nyine ubwiye agenda bagenda, kandi ndi yagarutse abagarutse. Hari umuntu ugera ukagira ngo arimo araza. Aha. Harahagije, niyo nakwambara nshuti imeze gute aransumba, byari ibirere, ariko ibi ni ibiki? Akajya ndeba, najya mugana ajya ndebera hano, aha gutya niko bintu biba bimeze. Warasifiwe. Dufite ijambo riri hano twahawe, atemeye hano, ivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ni Luka 1:37. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ijambo uyu mugoroba Imana iri bukuvugeho, iryo jambo rigomba kuzura, ntabwo rishobora guhera. Hari amagambo abantu bakubwiye batinda, hari abakubwiye ntiyasohora, hari ibyo uzi baragusezeranije, ariko uyu mugoroba ijambo Imana iri bukuvugeho riraza gusohora, ntabwo rizahera. Ayandi yose yahera, yatinda, yaburirwamo, yabura, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rishobora, ntabwo rihusha, ntabwo riswata. Uyu mugoroba halo, navuze ngo ijambo ry'Imana niryo gusa ridahusha. Urasohoka hano, hari ibintu bikubayeho, biraba, bisohore ku mugaragaro, bitangazwe, babyamamaze. Igihe kimwe Imana yabwiye Mose ngo byandike, ubibwire Yosuwa, bibe urwibutso ko nzamaraho Abameleki bakibagirana mu munsi y'ijoro. Imana ibona ntabwo babyumvise, ngo mubyandike bibe urwibutso
icyatumye utaryama abandi baryamye, abandi basinziriye, ukaba wicaye aya masaha, icyo kiragukorera umuti. Icyatumye udasinzira ukaba wicaye kugeza aya masaha, uraje ukibone, uraje ukibone, uraje ukibone, uraje ukibone. Nari umuhanuzi ukomeye cyane, ariko umuhanuzi udashobora kwizera Imana disi. Nzi ko hari ibintu Imana yakora n'ibindi itakora, ngashyiraho Imana imipaka ngo ibintu yabishobora, ibi yabishobora. Nza kugira abana b'abakobwa bankundaga cyane, b'inshuti zanjye zikomeye, ariko abana bari abakire wangu, bari bameze neza iwabo, barakoze kofi, biga za Yerika, bitwara, bafite amadolari. Ngewe nta nabona dukorana amadolari asa, ariko ndagahanuzi gakaze. Erega uri umuhanuzi, ubu se wicije aha ngaha gute? Uri umuhanuzi mu bwami bwawe. Basinze buzuye umwuka wera, barambwira ngo baricara ari babiri, bati tugiye kurema amashuri y'abana bacu, tugiye kurema ahantu abana bacu baziga, ngo tugiye kubirema. Baratangira barabirema, barameze nk'abandi basirimba aha ngaha bagenda gutya kwa kundi. Ubundi igihe twize umwuka wera barakora kugira ngo tumeze nk'abandi, ngo yes ma, yes. Hari igihe umuntu uzi ukagira ngo reka mbivuge mu mvugo y'i Kigali, ngende umwana w'inyamirambo, ibintu bya swingi iyo bigiye mu mwuka biraryoha cyane. Mbese ni ibintu uba wiyumvira abatarava hari. Iyo turamya hano duhimbaza Imana tuba tumeze nk'uko nguko, ariko mu buryo bw'umwuka abana baruzuzwa, batangira kurema ibintu. Umwe yatangira ngo nje umwana wanjye we ngo aziga kuri ekole beshi, ngo cyangwa Green Hills, no haragikomeye cyane ataraza za Kicks, ngo nihaba haraho gusa hataza andi mashuri, ngo naho baziga. Uwa kabiri baraza amaze gufata kuri, amaze kuzuzwa, avuga ati nanjye abana banjye, ubwo n'abakobwa bose nta n'abafiance bagira. Urava hano ugize ibintu ushiraho. Undi n'abaratangira ngo nanjye nabaravuga ngo nanjye abana banjye ngo baziga kuri ekole beshi, ngo cyangwa se kuri Kicks, ngo niba nandi hazaba haje. Ngewe ndaturama amagambo ngo pya abarashize. Buriya bashaka kuvuga amafaranga hano nka miliyoni magana, no gituvuga ati izo nzozi nubwo ndazirota. Ndaceceka kuko ntabwo nifite ikintu cyo kuvuga. Mvugishwe n'iki? Barancumbikiye imbe wabo. Nta n'ibihumbi 10 ngira ku kwezi, nta na airtime ngira, nta na telefone yawe najyaga icyo gihe. Ubu se nanjye nishore ngo njye kuvuga, uyu mugoroba wishore. Icyatumye udasinzira wishore uvuge. Baravuga we twajya dusenga twakuzuzwa, maze bakavuga ngo Yesu ngo nutwishimure, ngo sheho n'agasaraba. babaga banezerewe. Ntabwo gusenga umukire iyo asenze neza yujujwe, nta mfura nk'umukire wujujwe ahita agaba. Kandi ibyifuzo by'umukire se nibi, Mana uzaza ryari? Uzaza ryari Yesu ko tugukumbuye? Ariko ibyo mukene, Mana ndaburaye, Mana uri hehe? Aho ngaho tuye mu ijoro wicaye aho ngaho, ubwo ntabwo bireba ko mburaye, ntabwo bireba. Ariko umukire bavuga ngo la ya ba losatara ba abari mu ndimi zinijyanamo. Amakamyo ya Dar es Salaam yishuwe, Gatuna bamusuresheje neza,
banke yaveshije amafaranga bayashyize kuri konte, amakamyo yahageze, ivewiti zamaze we gusa umwanya wo gusenga nazo mende control abaza ko bahageze amahoro azomena ibintu bye. Nuko njyewe bita mvuge iki maze barambwira burya abakire n'abana beza ariko n'abakire ni beza buzuye umwuka baradi abakene beza nabo mu mitima apana ba uriya wa hano uri empty muri uri Imana mukurinde ariko umukene mu mutima shaho aranagusengera ngo we Mana wamuhaye inzo ndagushimiye ariko wa hano Mana burasa yamubereye ni wasize cyane se batsinga maze barambwira ngo ngaho vuga ye baba data we ndavuga ni subu kuko nabivuga gute ngewe bari muri Erika bose barimo bariga ngi na seconde ntiyarangira icyo gihe itararangira ngiye kuvuga rero nashwi bativuga noya batariko tivuga ngo Abarome 19 ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa agakizwa bativuga ni waya ni usubu navuga gute bativuga tubabarira uvuge nimvuga iki atura nkahita ndeba uburyo ncumbikiwe umwana Green Hills umwana wanjye Kicks nkavuga nti waya none barambye bati tubabara ubivuge n'ubuntu bivuge n'ubusa we kubyatura gusa umbabarire ugira ikintu watura ndaje mvuge bino mbabwire ibintu Imana yabambwiyeho ubundi nicare nanjye numve mushumba bativuga ndagusaba uyu mugoroba mbere yo kutaha ugira ikintu uvugira imbere y'Imana atura vuga nimvuge hari ibyo kuvuga iteka yaje mvuge n'ubupfubyi uvuge n'ubushomeri uvuge ubusura uvuga iki n'ubukode uvuge n'ubugumba se yewe uvuge se yewe ubuse wabo diporame se wabonye uvuge se uvuga iki kuvuga ko izaza ba ngo umukene navuge ngo ndatunze nyumvira ngwimomye vuga ngo ndabona ngo vuga nawe biragoye ko wavuga nari umurokore mwiza wubaha Imana nahanura ntabakurikira gasha ariko ntizera Imana noneho bandimbeje rero nanjye ndikokinga ni nanjye n'abana banjye nibaziga ni kuri ekore belge ni cyangwa se ni kuri Green Hills cyangwa n'ahandi hazaba haje ndabyatura gusa ariko Mana uyu mugoroba niyo waba ntabyo kwizera bihari ndi umugore wareberaho ugahita wizera ugahita watura ndagira ngo uyu mugoroba ndagira ngo uyu mugoroba ugire ibintu watura uvuge bwira vuga noneho iminsi igenda ihinduka ndabyaye umwana wanjye w'imfura nibuka rya jambo natu 2001 mbamutwaye kuri crash Yesu ya 900 akajya aboneka ni kabaye ndababwira ibintu bikora ubwashize ndi hano navuze ibintu umushuti wanjye arambwiye twa Françoise acuza inkweto za Dubai imbere ya Intershop atari ko se buriya koko wagira ngo biryoshye ni nibyo François ninasenye kizabonwa Kinyamakara ndabikoze Samatare Banguka mu Rusesa Jangwani
andi makuru mutazi nyiva abantu bose ati uri hano Oliver pe nukuri nibyo ibyo byo nababwiye nibyo byawe mu mujyi wa Kigali niho nubundi mba icyo ngiye kubabwira rero ngasome ijambo ejo bundi mu kwezi kwa kabiri umwana wanjye w'imfura twakoze inscription kuri Ecole Belge. Ubu mu kwa 9 mbega kumutwara feto village nagoze kirimo gusengera wowe cyature n'uyu mwanya ndimo mvuga cyature. Dore uwa Ernest yiga kuri Green Hills. Yes, ndavuga kwizera ukatura ibintu ntacyo wabonye nta wabikubeshye nta wabikwemereye nta nzira nta nyandiko nta kontra na ku munsi wo kumujyana ifete ikomeye cyane wacu nabwiye abakozi umwana wanjye nataha mujye muhaguruka abari mu bikoni abari hehe mwese mu mwakiri. Sinababwiye hano se biya batashi wabo abakozi bawe barabahobera bajye bahagara ku marembo n'ahantu hose bahobera umwana wanjye di nyina yarasenzerega. Ubu se nivuga ngo nasengera no kwa Bishop Masengo mu ijoro ry'ubusabane uzabihakana. Reka nsenge nategetswe n'Imana ikintu cyose uri bwature wizeye ku buzima bwawe utarebye imibereho ubayeho ubuzima ubayemo ayo uhembwa aho utuye aho wavukiye kiraza kuba. Ibi ntago ari amasifa ngo twaje kubirya no kubiyemeraho, twaje ngo dusabane mubwire ibyanjye nawe uzana ibyawe. Ntago ndi hano kubiyemeraho ko nigisha muri Ecole Belge ndaha ngo abana bawe ndawe bo bazajya muri Amerika kwigayo, bazajya muri Europe, bazajya muri Turkey, bazajya China, bazajya UK, bazagenda bizaba. Njyewe nize na theology ariko ndica ometike ndaje mbagendemo mbabwire ngo bizaba dore bizaba. Vuga cyane ngo bizaba, vuga cyane ngo bizaba. Ntabwo ari umwiryo w'abarokore. Bibiliya ivuga iki? Ngo kwicuma gicaza ikindi aho ariko namwe mucyazanya. Twaje hano ngo tubacaze. Bishop yaduhamagaye ngo tubacaze. Umurozi arasinziriye abandi bararyamye wowe uricaye hano ubusuri buhembwe. Hari ibintu bigomba kuba tonight cyangwa today sinzi amasaha ageze biraza kuba. Ngize iminsi 2 mu rusesi imanza ndyamyeyo kugira ngo nzagare hano mu rusesi imanza magize iminsi 2 biragomba kuba. Umwana wanjye yaranditswe n'abazungu batangiye kumukunda bo yigana abazungu bamwe nabo bana abapilote b'indege afite n'umukopini. Bari abana babarariye neza nta bintu by'ubusambo ngo bari bazi ko mama wari umunyakenya sha
ngo ari umunyakenya, niko ngo bari bazi. Yewe we, niko ngo bari bazi. Nanjye ndaho ntawe ukina senga, ntawe ukina senga, ntawe ukina senga, ntawe ukina senga. Iri joro si iry'imfabusa. Yarambwiye ngo mama, yarambwiye ngo ni chef de classe. Mbaza ati cawe, ati rega mama andi, uretse kuba chef de classe ni chef de corps. Ibintu wicaye hanga bitumye utaryama, biraje bisohore, biraje byuzure, biraje karabaje, karabaje. Reka mpamagara abantu 5 cyangwa 4 bafite Bibiliya, nsome mvuge nsoze. Ngiye naje kukuremera, ntago ari umwiryo. Yo dusenga duhamagara Imana, yo musirimba hana amasaha ngahe, ntago mwaje guhamba imbwa. Nze mbabwire, babonetse ba bantu bane bafite Bibiliya z'Ikinyarwanda. Yewe we, nkubwire karabaye iri joro. Hoya urasohoka hano byabaye. Ejo bundi Yongwe yarari hano, naramukurikiye, nakuyemo iki, nibutse ko nari nakira miliyoni nka 300, ntangira kwiconnecta. I connect. None ngira mu Baroma, uwa mbere yabonetse uri Pastor Jean Damuru, mfatira urwandiko Paulandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 17. Undi ninde? Pastor Kado. Yego, nsomera wowe uraza kunsomera Abagalatiya 3 umurongo wa 11. Umushumba Kado. Nkomeze, hari undi wabonetse ninde? Aha burese afata he, wowe uri hariya uransomera Habakuki ibice umurongo wa 4. Undi umwe nawe yabonetse aransomera urwandiko rw'Abaheburayo ibice byaho 10 umurongo 38. Si ibyo ra? Okay, duhere ku Pastor Jean Damuru. Ni umurongo umwe gusa mugenda musoma. Vuba vuba twihute. Haleluya. Kadusome urwandiko rwa Paul rwanditswe n'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 17. Yego, uravuga ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana bwo umugisha umushumba Kado. Abagalatiya bice 3 umurongo wa 13. Yego, 11. Yego, aravuga ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko mbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana bwo umugisha. Yes. Habakuki, muhanuzi Habakuki ibice 2 n'umurongo wa 4. Biravuze ngo dore umutima we wishyize hejuru n'umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Amen. Amen.
Abaheburayo ibice 10:38 aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana iguha umugisha. Amen. Ni umurongo umwe gusa nashakaga kandi wagiye ugarukamo hariya hantu. Habakuki abirebye neza aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kwizera kwe ntabwo kwizera ngo tugenda kubwo kwizera atari kubwo kubona. Se muranyumva gutya mwaka byamwe ntabwo mfite umwanya kubisobanura cyane mu byumve gutyo wenda ujyana umurongo wonyine. Amen. Ntabwo tugenda kubwo kubona, tugenda dukandagira kubwo Abaroma nawe yabivuze umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Mana yanjye. Abagalatiya 3:11 umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Aya magambo uretse Habakuki ni umuntu umwe uri kuyabwira abantu batandukanye. Abaheburayo 10:38 umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kwizera Imana byakubeshaho, byagutunga, byakwambika, byakurisha. Umva iki ngiki. Umunyabwenge yaravuze ngo umuntu ufite ibitekerezo bizima cyangwa byizera Imana ni ikirombe cya diyama kidakama. Apana zahabu. Ibitekerezo bizima cyangwa umutima wizera. Ubundi Imana ko turi abanyabyaha ku bwa kamere yacu, ariko icyaha gikomeye uretse ibyo dukora ku bwa kamere yacu Imana izi yene bitubabarira. Icyaha gikomeye umuntu ajya agira ni ukutizera Imana. Icya kabiri ntushobora kunezeza Imana utayizera we. Uyu mugoroba nimwakwizera muraza kwakira ibintu biremereye bitababereye. Ngiye gusoza ntabwo naje kubemeza tujye mu kawera. Bishop nzikazi kuvuga ijambo neza umva nta numurusha maze amen amen. Ndagira ngo ugire ibintu wakwizera. Umuntu ugira ibintu ubanze kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ngindimo ndarivuga njya kwiga kwizera umushumba Kayitare niwo binyigishije. Bagemo kuvuga ngakanura amaso nkamira ibintu byose byo kuvuga nkabimira byose kuvuga nkamira. Kwizera byatumye mbo umukobwa mu bandi bakobwa atanyengera gusa ukomeza kuyobora itorero mu mujyi wa Kigali ryishyura miliyoni irenga. Ariko Mana yanjye kwizera nasengeraga muri muhazi ntazi no konga ndanabe hakunda bizimo gake neza we. Noneho tukajya muri muhazi hariya tugasenga we nkajya ukagira Mana we washuduka wanagiye ugira ngo uzi no koga. Yesu nimwakwizera Imana ndababwiza ukuri aya masaha iri jambo riri bugukorere. Yesu asaba akazu k'icyumba na saro. Iyo ubwira kimwe na saro niyo yaguha bine. Nimwe ntabwo ari impande ebyiri. Amafaranga yakwigisha umwana wawe muri nayini uri musaba Imana niyo yamutwara muri Amerika akigayo. Iyo bisaba nimwe ayo muri nayini na Yesu we. Mariage iwacu mu rusengero nta muntu ugira mariage ngo abantu barye. Nayo bakuyemo Imana niyizigabura ngo bazamwe fanta na keke. Iwacu nibikora nabigishije icyo kintu ni Imana igabura.
aha bari bagiye guseba disi we. Birasaba yuko iri jambo ryo kwizera bisaba ko uryumva rikinjira mu ndiba y'umutima rikajya mu ruganda. Iyo yamaze kugera mu mutima wawe, uko umutima niwo wizera ukatuza akanwa, kugira ngo watuza akanwa riba ryamanutse mu ndiba y'umutima ahantu mu ruganda, aho bacurira mu ruganda rimwe iki, oya yego, oya yego. Buriya mu mutima w'umuntu agira uruganda duhakana ibintu, ducura ibintu bibi cyangwa byiza, nshingiye ntabwo byaba. Ijambo rikora iki rero? Ririnjira muri rwa ruganda rwa oya na yego, rukemeza no, ikaba we. Tugiye kwemeza no yawe ibe yes, yes, yes we can, yes. Ubu se ntabwo urarongorwa, ndi muri fiyansaye. Ukimara kumvira ijambo ndimo nkubwira, hindura n'ibintu usubiza n'ibyo watura, ibyo watura. Imana yabwiye Abisiraheli, irabwira ngo nzabagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Mu matwi uri kuvugira iki? Mu matwi y'Imana. Hana mwatubesha ngo mwabyizeye. Mu matwi y'Imana, mu mutima wawe nona urimo urabwira iki? Vuga ngo yes we can. Yeah, hallelujah, amen. Hari ibintu bitarya buriya. Kositimu nziza ntabwo yaguha umugore. Kwifata gutya ntabwo byakuzana igitangaza, ariko iyo wishajije ukatura biraba, birakora, biraba, 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 biraba. Umuhanuzi w'ikibungo yaravuze ngo sinzakora, ngo sinzabyara. Uw'i Kigali abisubiramo kandi bataziranye, ngo sinzabyara. Ndagenda nita umwana wanjye izina Andi J Gamariyeri, ndaruhutse. Cyomoro irasubiza irabirema. Iyo numvise umuntu ambwira ngo wowe ntago uzigira wubaka inzu, mpita nyavuga konoshi gitwe kimwe. Nubona umuntu akubwiye ngo ntago bishoboka, niwo mwanya mwiza ubonye wo kuvuga ko bishoboka. Reka nsoreze hano. Hari ikintu Imana yambwiye. Ubundi ndi umuhanuzi utavangiwe, udahusha. Mu Ruhengeri niho nakoreye cyane, banyitaga original. Mu Busuwisi ngo afite zoom. Muri Canada bavugana n'ibindi bintu, ariko ibyo bavuga ngiye mbizi cyane no kubarusha. Ndi mu rusengero ku nkingi nk'iriya yuriya mukobwa yicayeho 9/6, ijwi rinzamo ngo bumbura Yeremiya 1:4, havuga nakumenye ntarakurema ndaye nyoko, ndakwejeje ndakumenye utarabusonanya, nakwejeje utaravuka, nkugira umuhanuzi w'amahanga. Amahanga arankurikiye. Ngiye kuvuga ibintu Imana maze iminsi 2 nsenga. Icyambere ngiye subu nasenze nabaho bamira bunguri. Are uyu mujyi wa Kigali urimo wimara ukavuga ati, umuntu akavuga ati Kabeza ntago hankwiriye, ngiye batsinda. Yagira ngo ibatsinda ko naho bahuzuye, ngiye Kinyamakara. Yahagira ngo wakwigira ngo ahandi Nyakariro. Uyu mujyi uzabeshwamo n'abagabo bizera Imana, abagore bizera Imana. First square iraha kubera umugabo n'umudamu we
bizeye imana. Ariko muzasigara mu mujyi wa Murange ndimo nk'abahindi. Icyambere, Imana yambwiye umuntu sindi bumuvuge ngo ari hano, usibye ko ranabikora ko simbikoze. Afite uburwayi bwa sida, yicaye muri kiriya gihande hirya aho, agize iminsi asenga ngo Imana imuhe negatifu, yifate none ahangaha. Dore nasengeye umukristo wanjye n'umugabo we, umudamu akira sida, umugabo arayigumana kubwo kwizera, hari simbizi ni se washimye Imana. Ati sinabivuga, umugabo atari yakira byamuca intege, ntisawa. Ubwo tubanye gutyo, we yarakize ariko ntiyashima. Narabyumvishe. Imana yambwiye ngo hano hagiye kubera ibitangaza bitabarika mutazabasha kurondora. Iri torero nk'uko ryitwa City Light rigiye kumurikira umujyi n'amahanga. Ndagirane komera Imana amashyi, yikomera amashyi. Mugiye gusenga amasengesho y'iminsi 77. Nuko Imana yambwiye, size umunsi muzayasengeraho. Mushumba navuze ngo maze iminsi 2 mu rusesi, murahazi se, ugiye kubaka amazu 77. Amazu kubera ko Imana wataye amadiguri n'amadiguri ya ushoramo hano, izamigutunga utavunitse. Amazu uyabare 77. Ariko basi wavuze ngo ayiconnect. Hey, yakomera Imana. Nabonye wakira sheke. Reka manza ndekavuga n'umushumba wundi, ntabwo nabivangamo. Haleluya. Yambwiye ngo mbwira abantu baje umugoroba, njyewe ndi umuhanuzi ubizi neza, ntago mbishakisha, ntago mbigura. Uku kwezi kutari kwashira, mwese murakira igitangaza. Ndebera oya ndebera mwese, buri muntu wese uri ahangaha ari bucyakire. Mbaho umurongo se mukuva mubabwire. Imana yabwiye Mose ati nzabanyama mwese muzarya. Mose ajya kure nk'abari bafite asana ntago byavamo. Imana imwe ngo none uraza kweka mukwenge tema gufite ngari maremare. Inyama barazire barahaga miliyoni zirenga zingahe. Mwese iminsi yawe yo gukora ahangaha irarangiye. Numuragiye muri Amerika kwiberayo, nta gihe usigaranye. Kora vuba, shiramo imbaraga kado, urigendeye rwose. Abantu baratekereje tumuhe business, wese uri ibintu byawe n'izo nzozi nuko biteye. Gira vuba, kora cyane. Reka mbahanuriye ntahe. Ya. Ubundi se ndavuga ijambo ndirusha Bishop wanjye Masengo, mbabarira mvana akarindi. Buri wese mu mpano ye.
dore uyu mugabo akubitaho ijambo riri mu bwenge no muri PhD no mu mwuka ugahita uzubara. Ndarivuga ndamurusha, reka manure ntaye. Nambwira ngo ntuzagaruke nzaguma Nyamirambo. Ndebera, reka mbabwire ikintu Imana yambwiye. Ndabesha simaze iminsi 2 mu rusesa nataha. Kuko abantu bamenyera Imana yanza nzakugirira neza, nzagutabara, nzanyenda gutabaye tonight nonaha. Nzakurengera, nzakubakira. Oya, ndakurengeye, ndagushubije, ndabikwemereye, ndabikoze. Kiriya gihande hari do uchi uvanye maba na bari hari bajya bizera gakeya. Ni mwebwe bigiye kubanzirizamo. Dore reka majye ngewe se nababwiye ngo dore nahangaha bizera bigoye cyane. Niho bigiye gutangira amamariyaje, utuzi, ubushomeri burahiye ubushomeri ba iminota yanjye we. Bana bagabo ko ari 4 burimo bamfata neza, mutoza abandi mugiye kwikoresha bikomeye cyane. Nimuzasige hano mudatoje abantu, kuko Imana ibajyanye 1 2 3 4 5 batanu. Imana eshanu. Nimutoze kandi ibyo babaha byose niyo batabaha yewe mugiye guhembwa we ye baba data we do nsiganye iminota ingahe bisho ngo nicare. Reka mbabwira gasha none ngiye kuvuga ahangaha. Nimutanca muranyirukana burundu. Bivuge mama bishop, bivuge mama mshumba, bishop mama Olive, professor mama. Nutiyemera ntabazakwemera, nutikunda ngo nje ntabwo bamfete anniversaire ifetere. Bishop mama Olive, professor mama. Church online. Karabaye online. Wowe imbago ishira hasi uhaguruke. Online. Wewe bekiye. Online. Ishira hasi. Rosa tarababa. Wewe ibere urachize. Reka mvuge ejo ntabwo naryamye naraye ndota urusengero. Niba atanyirukana uyu munsi ndabangira amahirwe, ariko ntabwo bamfite. Uri umushumba ugiye kwimikwa, maze Imana yambwiye ngo nzane ihembe ndatinya. Ngeze mu rusesa Yosuwa arabihanura. Ntago ari Josuwe wanyu, n'uwo twari twajyanye. Uri umushumba ukomeye,
urabyanga ariko urabishyira hese nanjye ko ntabikundaga. Uri umushumba, ugiye gusigara kuri uyu murimo. Baranyirukana nta kibazo, ndajya muri shiro. Kado ndimo cyangwa sindimo? Dore ikindi we, hari abantu hano bazanye pasiporo zabo, nimwakire za visa. Pasiporo mwazizaniye, oya mwazizaniye ntabwo ziri mu rugo. Mvuga se ngo yizamure. Mwazizaniye. Kado baranca. Mama, mu cyubahiro nkugomba, ndakubaha cyane. Ngwino hano mbikubwira uhagaze hano. Ndahita nsoreza hano cyangwa ngire. Ese wa mudamu arye twede nkunda. Chance ndimo cyangwa navuyemo? Buriya chance ya afite ukuntu ni umubakazi, arantona neza agashyamo n'ikizurusha. Ugiye gusigara kuri uyu murimo wumva ngo urawukunda nta n'ukurusha. Ngo sinshaka ko oya nta ntambara nshaka, nzajya nzigira ariko ntabigiyemo. Ugiye kubijyamo. Yaha, ugiye kwimikwa bitarenze Desambure uyu mwaka. Ariko se ko nta mashi? Urabyanga aragushumba, urabyemera aragushumba, wabyanga wabyemera, yabimbwiye Imana. Uri n'umuhanuzi ukomeye cyane. Iyo ukoze ku ndwara zirashya, ni Imana ikomeye Imana yaguhaye. Ndakubeshye se? Uri imitswe ngaho igendere mama, nzaba mpari. Agiye gusigara kuri uyu murimo do. Umaze igihe uvuna umushumba wanjye, umuvuna akubwira ukabyanga, bihakane noneho turebe. Urahita utaha pe, uracaho. Rosatara, ro yaba, yo yakarimata. Mwampaye ihembe rya hano nkasiga nyamusutseho mwicarira kuri bwo nita nicara. Mama murimereze nkora akazi Imana yanyeretse njyewe nigendere pa. Niba naryo ndaguma hano kandi utaha ntago ndamufungirana. Ndi umuhanuzi dore bamwe n'abaposo, abahanuzi ni gutya direct icyerekezo. Mumpereze iryo hembe n'amavuta nkuri ikimenyetso, ubundi uyu mwaka muri Desambure barahita bamwimika. Niba bihakana birabareba, njyewe niko yambwiye. Bishop Mama Olive, Professor Mama. Umva kandi. Ntago nzi abakristo basengera hano. Umva amakuru mbazaniye. Ndahita nicara bien. Sikia nikueleze kwa nini nana. Ubundi ngende nyongeta mu nkubitiro ubuntu. Ndabemera ariko nanjye mpagaze nkavuga. Nawe wahita wicara. Twubahane rero. Umva. Hano hagiye kuba mariage 500. No stop. Yambwiye ngo mbitangaze, nta musiribateri
yaba umukobwa yaba umusore uzasigara hano kwa Masengo adashatse, nta musiribateri, nta ngumbi zaba hano. Ibyo bintu birabaye, ni ibintu by'ibirere. Nuzajya hagera gusa ari uwo munsi yaje agwa mu kirere cyo kwakira mariage. Ariko niba mbeshya, umuntu wese mu mavuta Imana yampaye ubizi ko ari singo nahaguruke turebe. Umuntu wese uri singo, uri ingaragu, utubatse, usigara yicaye bimubera icyaha, haguruka wakire mariage yawe. Ngaho umva ko nahanura, ngaho iyo wanga abahanuzi urapfa. Yego sha nuko uzajya utambuka sha, yego sha nuko uzatambuka sha, yego sha. Aha, ngaho nimundebera mvuze magana ngahe, uhagurutse gute? Ariko haguruka mpanure, ibi ni biki mukagira Imana. Mayibisho ndebera rero, ndebera umva, n'abakobwa beza bari muri Amerika, do nimuze mugire vuba, bari muri Amerika, bari Canada, Australia, i Kigali, ku Gisenyi. Nayo makuru mbazaniye, mariage 500 nuzanyerera. Icaro byakire. Wicaye giswa, haguruka byakire, haguruka di. Aha, icaro businibateri bwawe. Aha, buhagurukane. Aha, bwicarire. Rosatara, umuriro w'Imana, imbaraga, umuriro, fire. Ihembe ryaba ryahageze mu akazi, niba ntaryo muzana igikombe cyangwa akavera cyangwa n'icupa. Ibi ni ibikira. Disiru irukanka, wa mugabo wirukanka, my bishop mwubahiye amasaha yamaye ndanayarengeje. Ariko yababwiye ko ndi imfura disi we. Imfura igenda gutya. Ntago hano waza urimo kujenjeka, nuko uzana ibintu bifatika bikomeye. Nzanira akavera, akadobo, akabase, icupa, ngira vuba. Uyu mwuka wo kubikirereza niwo wagiye umudinza n'ubundi kutabyakira. Uriya n'uwanjye baje kunzamura, umwana n'uwa nyina. Reka mbabwira andi makuru rero. Umva mbabwira andi makuru. Nyababwire ibigiye kubera hano. Nyuma y'imyaka 35 buri mwaka, nyuma yo myaka mvuze, hazajya haba igiterane kibere nka Zayani cyangwa stade, ahantu nka arena, haza abakozi b'Imana. Imana iguhaye, mbivuga gute we Yesu we, hari amavuta y'abantu Imana ikwihereye we. Ihembe ryaje sawa, uwite wabimbwiye nje mu rusesi manza nare ntaryamye ejo, ubu njye ntabwo ndaryama sha, we wanasinziriye. Ese ubu naryama ngandura guteza no mariage 500. N'ubundi arabajya mu yandi, nimitswe na bishop. Ngwino rero, ngwino haguruka uze. Senior pastor.
utazongera kuvunika ngaho ubaha amavuta se nawe ugira ubwe. Wambwiye yuko abayisi ya pastor w'iri torero niko mbikoze ku mugaragaro. Urakoze Uwiteka, nshoje umugambi wawe wa Mana we. Uradonaye, urarahimu. Ubuhanuzi bwose bumwuzure, ubuhanuzi bundimo, ibindimo nibyo mushumba bimujyamo. Niwe senior pastor agiye gukora, yagiye atabyemera, ariko umugambi wawe uruzuye. Rosatara baba rimokoya baba bitaya baba. Bino bintu muzabigarura byabaye, muzabigarura. Diako uri hengwino wakiri uri goma baza bagu protocol goma ba divuge muhe mikrofone yanjye na yagiye hibyo n'ibiki ndeta nakira abana bashumba baza bagu protocol. Ubundi Ruhanga uzongeye kuvuga no muhamya mu giterane cya larume cha Pasaka ni mugoroba. Hari amandiko twandikiye hano, ninjye wayanditse yashira muri Bibiliya. Ruhanga araza arambwira ngo nkamandiko bite, nimba mubyibuka bishop yari yatumije yaya ngo amusengere hano, asaba amandiko, hanyuma muhemera muhamandiko yari afite. Ruhanga arazanye akamandiko nari mfite, arambwira ngo aya mandiko wanditse, Imana irambwiye ngo hari umuntu uzaza akagusukaho amavuta w'umushitsi. Ntabwo yampaye isoni kuri ku mugoroba wa Pasaka. Niryo jambo Ruhanga yambwiye ciye bugufi Imana. Mose mu protocol abashumba Mose disiwe Mose janda mu ngwino. Uyu mugabo n'umumiliyoneri n'umukema mu miliyari bagu protocol. Aba bose ninjye wabimitse bagu protocol. Ndababwiza ukuri, Rosataraba rikoyaba akira kazi akira kazi akira kazi akira kazi akira kazi akira kazi akira kazi. Urugo rwanyu ruzarama, mugiye gukundana birushije ibyo bari bazi. Amavuta igitinyiro. Ndababwiza ukuri, mubaze umugabo wanjye twashakanye kuveje Imana imbwa bino bintu sindasinzira. Isubu nzabivuga gute Mana yanjye? Hari ako hagira amabwiriza iwacu ubwo ndidegembya ndasara hanze ndivugira, nibaza ukuntu nzabivuga. Ntabwo ejo naryamye, ijoro sinasinziriye, nabyukiye mu rusesa sinaraye nsinziriye, nza gusubirayo. Bitwa muri convention, ubu mushatse mwahita munyishyurira akantu nkajya kuryama muri hotel nkasinzira. Niko bimeze, ariko nimubisha ubundi ugira ngo ubwo bamuhoberaga umushomeri wese akuye igisuzuguriro. Iyo mwitorero himitswe umugore bigaragaza uburumbuke, kubyara, gukomera, igitinyiro. Reka mvuge ibintu bya nyuma nka bingahe. Yanambwiye Imana ngo nkubwire ngo ugiye kwakira miliyoni 400 mu bihe bitandukanye, miliyoni
400 apana izo gutera umurimo w'Imana inkunga zawe. Kandi ubwo ngiye kuzihamagara buriya nka 40 wahita urakara. Ndebera miliyoni 400. Uyu mumama akimara kwimikwa ugiye kugenda mu biterane, Imana iguha abazungu bagiye gupfa bafite amafaranga bagomba kugusigira. Ihute cyane rero, reka kwitetesha ahangaha. Igihe cyawe hano, dore ko uhora ubyumva ukumva nyine uracyabakunze cyane. Igihe cyawe hano, bye bye. Icya kabiri, uri umuhanuzi ubitinya nyine kubera ubwenge bwawe. Wumva ibintu ukavuga ngo reka dango sinjye kumera nka ba bishop, kakubayeho uraje uhanure. Uri umuhanuzi ariko nyine kubera havuga ati ugiye guhanura isi hagarare, ugiye guhanura. Bishop ngwino ufate mikrofone. Muhaguruke tumusabire umugisha. Mana yo kwizerwa, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Dukora iriya fiche, dushiraho ririya jambo, twumvisha ijwi turaryubaha. Bwari ubwa mbere kuri ya fiche zacu dushiraho icanditswe. Aya magambo umukozi wawe avugiye imbere y'abantu benshi, avugiye imbere y'abahamya, ashizwe no mu ikoranabuhanga atazahinduka. Uyakomereshe ijambo ryawe, uyasohoze mu gihe cyawe. Ndasabira umukozi wawe mwami, wongere umukoreshe cyane, yumvira umwuka ntiyumvira abantu, umuyobore muri byose, kandi aho yakuye wagure ubuhanuzi atanze. Nawe mwami, ubuhanuzi busohore mu buzima bwe. Hari ibyo wamubwiye bikomeye, hari ibyandikishwe ikaramu y'umutuku. Palile mengodrasile gremengro mangadishe legros. Pari gremengro mangadishe legres. Pola la di gremengodrasile greme. Wubaka ibikomeye, wagure ubwami bwawe. Data, umuhe inkoni y'icuma nkuko wabivuze kugira ngo aragira amahanga. Baliri mingodrasile gromangadishe legres. Mukingura imiryango yari yaragiyemo ingesi, yari yarafunze. Uce iminyururu n'imiringa byari biboshe amasezerano yo kwihuta. Uyu mwaka n'imyaka yose iri imbere, ibi myaka yo kwihutisha, amahanga aramukumbuye. Barile mengodrasile grosh. Umukiri inzira cyane. Gutumirwa kwagiye kugeragezwa n'ibizakunda, bikunde mu izina rya Yesu rikomeye. Kuko uri Imana ivuga, abitanze ntibasohoza. Abamukoreye imihigo ikomeye, abamubwiye amagambo akomeye harimo no kubaka. Kalire mengodrasike gre. Izina rya Yesu rikomeye. Komeza amaboko ye. Zamura ibiganza, zamura ibiganza. Ndashaka abantu babiri bo mu rusengero rwe ko baza ndashaka ko bari abashumba bombi baze namusengera bafashe ibiganza. Nuko numvise sinzi impamvu bije gutyo. Hari ikimenyetso cyabyo
muri Bibiliya. Sinya nkora ikintu kitajyanye n'ijambo ry'Imana. Muzi igihe cya Aroni na Huri, hari igihe amaboko ya Mose yatentebukaga akananirwa, amaboko ya Huri na Aroni akaza gukomeza amaboko ye. Iki ni ikimenyetso cy'uko ibyari byarasinziriye bigiye gukanguka. Imishinga yari muri mashine yari itarasohoka isohoke mu izina rya Yesu. Hari ibishushanyo bigiye kujya ahagaragara naho bigiye gukorerwa. Imiryango migari ifunguke. Ubwiza bwawe Mwana, ndagushima yuko irari ijoro ryiza rikomeye. Twari tuzi ngo ni ry'ubusabane gusa, ribaye ry'ubuhanuzi. Urabiduhinduriye. Ngukomeye amashyi Mwami. Iki gihe muri iri joro y'ubusabane n'ubuhanuzi, habe ikintu gikomeye kiba mu buzima bwiwe, habe ikintu gikomeye kiba mu itorero ryiwe, habe ikintu gikomeye kiba mu muryango wiwe. Wandikisha izina rye inyuguti nini mu bwami bw'Imana, ariko no mu bami n'abatware b'isi, kuko urabishoboye Mwami. Ijambo ryawe riravuga ngo uyu munsi ngiye gutangira kugukuza nk'uko wabibwiye Yoshua, ariko ubikora Mwami. Ndagushima kuba mufashe amaboko kandi uzanye amaboko magari yo kubashigikira. Tugukomeye amashyi menshi. Imana ibahe umugisha. Reka umukozi w'Imana asubire mu mwanya. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Ubundi reka dukomere Imana yacu amashyi. Ndavuga amagambo nanjye afite abagabo makeya mbere yuko nakira umukozi w'Imana. Ijambo rya mbere, ntumira Ernest, ntumira Olive, nababuje guhanura mu ruhame. Kandi nababwiye ngo Olive ni umukobwa wanje, iyo mvuze ngo ntukore iki ntajya gikora. Ni ukuri. Namuhamagaye nshaka kubimwibutsa muri uyu mugoroba. Ernest we naramuhamagaye ndamuzana hano muri biro, mujana no hepfo hariya turicara, ndamubwira nti ntabwo nshaka ko muhanurira mu ruhame. Bahana urugero. Ndababwira nti hari aho nigeze njya, umuntu ahagurutse umuntu aravuga ngo ugiye gukora ubukwe, afite umugore n'abana babiri. Rero ako byo guhanura mu ruhame ntabwo mbishaka. Mufite ubuhamya, mufite ijambo, ariko dukora. So ibintu byabaye rero ubwo nyine byamunaniye. Reka dukomere Imana amashyi. Ubwo ko byabaye nyine na Ernest ntabwo kimubujije, sinabishobora. Ukora uko umwuka nyine abishaka. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, uyu mugore turabana tumaranye imyaka 20. Ni ukuri umugabo wa mbere ntanga nisenga Patrick. Simvuga ibyo twavuganye. No kumubwira ngo ayobora amateraniro. Kumubwira ngo ayobora amateraniro. Na Ben arahari. Arasohotse. Bijya byanga. Nkinginga kandi abantu bakabonetse ujya mu mugore agatuti kwa bishoboye. Haba ni muzamubwire. Uko niko kuri kose ko mu ijuru. Niba hari umuntu ujya utoza abakozi b'Imana n'iki, ubundi aka gatuti mu mategeko ya Foursquare nagombye kuzambwiriza kuva mu kwamerugura mu kwa 12. Numva ndananiwe ngafata pastor kadonka mu umwanya. Ariko injya mbaha abantu bose gukora siko bimeze. Rero sinabibaha ngo mbimwima, ku buryo n'umunsi yabwirije hano mu gatatu rwari urugamba.
kandi niba hari abantu babishoboye niwe wa mbere. Buriya nobabwira message bajya banyandikira hano yafashe iminota 5 10 si nukuri. Cyakora abantu bo muri kabine murabazi mwese n'abantu bacu, muze kubegera mubabwire commentaire uko ziba zimeze, namwe mwajya muzibona. Now icyo noneho kumusengera nk'umushumba narakimubajije, yamacirukanira kure arankabukira. Bituma gahunda nari mfite yo gusengera abashumba muri ukwezi kwa 7 nyishyira mu kwezi kwa 9 mu cyumweru cya mbere, ngo ndebe ko namuganiriza nkumva yakwe, kuko numvaga rwose kandi nkabona hari ukuntu yashigikira abakozi b'Imana bakorana hano. Umuhamya mbibwira uri mu hano n'ibideri twari twarahanye na gahunda y'igihe bizabera, siko bimeze? Cyangwa Serine ari hariya, Serine zamura ikiganza abaze Francis umugabo we. So what? Ruhanga icyakabiri, niba hari abantu bagira gahunda ko nzahana umuntu yaje kubwiriza ahagurutse umuntu ahita amusengera kuba apotre, hari mu pasteur mu rusengero, bikaza bisa nk'ibitera ikibazo. Ariko buri ikintu gitangaje, ibintu byakozwe n'Imana biba mu rusesi manza nyine nta bujurire, kandi biza bigenda byigaragaza. Babikora gutyo bisa nk'ibitunguranye, ariko wazumureba nyine ukabona ni ya mavuta y'Imana saya abantu. So narizi ngo bizanyura muri gahunda ziremereye, bijye muri body yacu, tubigishe, tubaganirize, bizakorwa igihe cyabyo. Noneho kuri we narizi ngo nukubanza kwinginga nka retraite ngamujyana nko Gisenyi none hari umugabo umwe wagiye mu kiraro, hari muci wabo, abantu babaye ahantu mu nka, muri hangana igitaramo cyahinduye isura, ariko muraririmba rwose bimeze neza. Noneho njya mbivuga kenshi, ava mu rugo iwabo ibintu bimeze nabi, barumanga imyumbati, barumanga ubugari bukomeye. Noneho ajya mu kiraro haba hari inka, ahageze botsa umwumbati, kandi umwumbati n'amata bijya bisa nk'ibigira ritme cyane, siko bimeze? Noneho bakiwokeje awukura muziko urangiye, ari ukuntu bawutsaga nko kuntu akajya ahungura akavu, akavuga ngo uno munsi wahuye n'imbaraga. Donc akazawubwira ndi amatara hari wamwumbatiwe, uno munsi wahuye n'imbaraga, nushaka witonde. Ubu rero nawe nyine yahuye n'imbaraga, agenda byakire. Buriya amavuta ni amavuta, ntabwo noba nkiyashuje inyuma, sinona bishobora. Yimikiwe mu rusengero nuko bimeze. Muzambwira ngo bimika Dawidi, sihabaye akajagari. Umuntu yamaze aravuga ngo mpamagarira umwana wawe, bagahamagara uwa mbere, bagahamagara uwa kabiri, kugeza igihe se yavuze ngo nta wundi mwana. Ariko ndibutse hari akana kari mu ntama, amuzane. Amushikije afata ihembe amusukaho amavuta. Dawidi asubira mu ntama, ariko amavuta ni amavuta, ntiyagiye ameze kwa kundi. Uko yaje siko yasubiyeyo. Reka nkubwire ngo aya mavuta aremewe, kuko nuko nyine yaje. Suku narizi tuzagukorera ibirori, sinarizi kuzanabyemera, nitubikora nyine uzaba ari umuhango wo kujana n'abandi, ariko nyine byarangiye. Reka dukomere Imana amashi. Umunsi twemera ijoro ry'ubusabane, twemeye nyine no kuyoborwa n'Umwuka Wera ibirikorerwamo. Ubuga naringiye kuvuga uyu mama Gresham, ibi bintu yarabihanuye kandi kenshi muri iki cyumweru, siko bimeze? N'abandi tubirekera aho ngaho. Hanyuma rero harya niki kindi mvugara, amashimwe nk'abiri
ubu ngubu twicaranye na Pastor Kado afite ikibanza kimwanditseho. Twakomera Imana amashyi. Nari narababwiye ko mu kwezi kwa karindwi umushinga tuzatangira kuwushyira mu bikorwa. So twanze kugura inzu tutazi uko yubatse. Hari guza ugura inzu inkarakara barazivanzemo n'amakarito, wajya ukubita umusumari ukaza wamuhura ukiriya hakurya. Siko bimeze. Alfred turi umuhamya, haguruka bakurebe. Uyu ni umugabo wo guhamya. Nanje nahaguruke, anje kibose, aba na pasiteri nahaguruke. Aba nibo barebye ikibanza hano muri Kibironko, baragishima, kiragurwa. So akantu kadufashe gatoya ni otobatire nko mu zumweru 2 turatwayibonye, hanyuma twama tuyigira gutya. Siko bimeze, irangire. Mwanyemera tugakomera Imana amashyi. Impamvu mbivuze nike hasi, impamvu mbivuze nuko pastor nawe ari hano, uwo mushinga yawukozeho hano, arawuhanura nawe hari ukuntu yahise awubibamo. So bivuga ngo nari yamazu we namuhamagaye mushirari nukuri kose ko mu ijuru. Naho neka ntanga ubuhamya, sinzi impamvu ndahiye gutyo, ariko buriya nuko nyine iyo ibintu byaje ari ubuhanuzi abantu babishira muri filozofi bagatangira kuvuga ngo hari ukuntu bimeze. Sinzi niba David Mikebanya ari hano. David, are you there? Ariko iryo zina deja navuze murarizi, n'umwana w'umupasiteri wacu asengera hano, ajya yigisha muri Sunday school. Uyu mugoroba saa 10 nibwo twahuye nawe n'umuenjenere y'ibintu bagomba kubaka ejo, bazatangira ejo muri zanzu yavugaga. Otobatire nayibonye muri iki cyumweru. None se Oliva ibyo bintu yarabize, sinkweretse inzu design yayo. Ubwo rero iyo ni ya mbere, niba ari ya mbere, niba ari ngiya kangaye muzofite, ariko zirya 70 na zingaye nazo zizaza. Imana ijya ibikora, Imana ijya ibikora. None se Sekimondo nabakaposho ko muragira ngo samezi 9 twese twavukiyeho. Ariko kwizera Mana. Cyagihe itujya kubimika mu kwa 9 Ruhanga tuzamwimika nk'umuhanuzi. Niko bimeze. Hari abantu batatu muri uru rusengero birambabaje ko umwe atarimo. Baza bampanura ibintu, umwe ni Bideri, undi ni Mahirwe. Mahirwe yagiye muri Amerika ejo bundi, kandi batavuga menshi, tiyamamaza kimwe kukinduka kibona, kimwe kukinduka kibona. So tuzabimika abahanuzi. Ufite impano imwesha izindi nshingano azayihabwa, ariko ni byiza, ni ngombwa. Initorero ryemera umwuka wera nuko akora,
arimo arakora cyane. No muri aba hari abashumba, harabona bibwiye, kandi dushobora kutabimika none kubera imyaka yabo, ariko bazakora imirimo ikomeye. Dukomere Imana amashyi.